hari impamvu n'imwe hari ishobora gutuma Ten Hag ashaka kuguma muri Manchester cyane ko bivugwa ko iki kimwe adashobora kukirenza. Impamvu rero ishobora gutuma Ten Hag wenda yongera igihe cyangwa aguma muri Man iyi sezo, impamvu yaba imwe yonyine ko hakiri kare, ariko izindi zose zarafeirinze. Kuri Manchester United nubwo Fred numvisha atafashe umwanzuro hagati yo kumwirukana no kutamwirukana, akagenda atanga impamvu zatuma mwirukana n'izatuma atamwirukana, ariko kuri jye mbona yakirukanwa bitewe nuko bibaho cyane ko equipe inanira umutoza mu gihe runaka na situation runaka. Byose Denis akonjeho true nibyo, uruhande rumwe ndemeranya nawe, urundi sinemeranya nawe ku mwanzuro witwa bavuga ati Ten Hag bamurekure. Kuki banyirayo baje bavuga ko baje guhindura Manchester United, uretse no kuba baje kuyishoramo imari baranayifana bayifuriza ikiza, kuki batari guhita bakora response yose ngo bamwirukane? Nyine nge ndi kwibaza inyuma y'amarido kuki kozwe review icyamubakinze up, zari impamvu ebyiri zonyine zatumye Ten Hag aguma muri Manchester United. Cyari igikombe cya FA Cup yari amaze gutwara cyakarifiyaga equipe muri Europa League. Indi mpamvu yari projet nshyashya yatangiranaga na administration nshyashya ya Muze Sir Jim Ratcliffe na Badani Ashworth. Nizo mpamvu ebyiri muri make zamubakinze up. Bivuze iki? Nubundi yari uwo kwirukana. Kugeza ubu rero Man United situation irimo imeze nka ya nyubako yangiritse, bisaba kuyisenya yose. Kuyisenya yose mvuga ni ukwirukana Ten Hag bakaza n'undi utangira ibintu bishya, kuko bigaragara ko nibyo navuze kare, bigaragara ko n'abakinnyi ubwabo muri mentalite yabo isa nk'iyangiritse. Nkuko tubizi ikipe gukomera kwayo na automatism, urabizi ikintu cyo kuvuga ngo kumenyerana kwa equipe, ikipe imenyeranyira kwicira kurangiza iyo igeze 11, ariko no hahitaza tactique n'inshya, abakinnyi ni bashya. Nta kuntu wambwira ikipe ifite abakinnyi bane bashya batanu bose babanza mu kibuga yatanga umusaruro utese ubundi. Hano kuno nomba mbona nubwo ntizera muri ibi bintu wagira ngo Ten Hag na Manchester United harimo ikibazo cy'umwaka. Ikindi kintu mvuga kinenge muri Manchester United, ubundi ibi byose biri kubaka kanya byakaba byarabaye muri pre-season, ariko Delight yinjiyemo sezo yatangiye. Umuntu twugarite yinjiyemo sezo yatangiye. Umuntu witwa Zirkize nawe ndakeka pre-season ariyo bagiranye sa ubwo. Umuntu witwa Ten Hag nabo barabizi ko timing bakoreye isoko atari ya nyayo. Zino incomes zose zinjiyemo z'abakinnyi zagakwe ko zarabaye mbere y'ibyumweru bitatu. Ubwo ariyo mpamvu yatumye ntago impamvu yatumye Bisaka agenda ntago ari gukora umukinnyi mubi, ahubwo Bisaka yego ntiyari afite performance iri hejuru. Byarashobokaga ko yahaguma hakabaho competition ku mwanya we, ariko habayemo ikintu cya financial situation. So aba bana kabanaze mu bishanga rero. So ni Manchester iribuze kwihangana. Of course icyo bakora cyose nabo barabizi ko bagomba kumuha time, kandi iyo time ahantu biri gupfira nuko bari kwimuhera muri competition. Hanyuma Deni nago bishoboka ko n'umutoza wundi waza uretse gato, nago bishoboka ko n'umutoza wundi waza nawe azakenera iyo time yo kugira ngo amenyane na equipe no bigasubira inyuma ngo yaratangiye kwemera. Musubize icyo kibazo. Musa, Dennis and Fred, catch us live at Triple Sports Arena. So abakurikiye Triple Sports Arena murabona ko twahinduye aho gukorera, murabona ko ibintu bimeze fresh cyane. Mukore subscribe, mukore like, mukore share ndetse na comments. Nkuko bibona ibumoso iburyo Fred Deni abasesenguzi twazanye umunsi, turatangira twibaza tuti season y'ubushize yo muri English Premier League ijya kurangira, headlines z'ibinyamakuru zitandukanye zaravugaga ngo ese Ten Hag arirukanwa, ese Ten Hag ariyongera amasezerano, ese Ten Hag bimeze bite. Ariko umurongo shampiyona iri gutangira shampiyona itangeze kuri journée ya gatandatu, ibinyamakuru birongera biribaza biti ni Ten Hag ukwiye kwirukanwa. Ndagira ngo nangire mpera ibumoso bwanjye kuri Deni, ikibazo kimwe ni Ten Hag ukwiriye kwirukanwa muri equipe ya Manchester United. Ubajije ikibazo cyiza, wenda dushingiye ku musaruro wa Erik Ten Hag kugeza ubu ngubu muri iyi sezo, ntekereza ko ku giti cyanjye akwiriye kwirukanwa bitewe n'uko niyo umaze gukina
match 6 ku ikipe nka Manchester United ugatakaza hafi match 3 ukaba ufite amanota 7 ukaba uri ku mwanya wa 12 ku rwego rw'ikipe ya Manchester United n'icyizere yari yahawe. Ntekereza ko nta hantu yageza Manchester United. Ubwo twari tuvuze muri shampiyona, twajya muri Europa League, ubwo ndavuga ku mikino yo ku mugabane w'Uburayi. Atangiye anganya na FC 20, agakipe mu by'ukuri katazwi, ushyize ku munzani wasa nk'uhengamiye kwa Manchester, anganya 1-1 Old Trafford, ubwo ni iwayo. Mu by'ukuri umusaruro we uragana habi, kandi atari cyo abafana ba Manchester United bifuza, dore ko n'ubushize yagarukiye ku mwamba. Sezishize yaragiye kwirukanwa, ariko habaho season review no kwiga ku mutoza mu ntangiriro za projet nshyashya. Baravuga batereka tumuhe icyizere muri iyi sezi itangira, turebe ko byibuze tumusapotinze hari aho yajyana Manchester United. Yagerageje gusapotingwa muri transfer, ariko biwe by'ubusa. Biragaragara ko ahubwo igana habi kurushaho. Mu rwego rwo kuyigarura hakiri kare, byaba byiza kuri jye asezerewe hakaza undi mushyashya nawe akagerageza. So Deni arakoze ati ubushize hakozwe season review, bakora analyse, bakora assessment, basanga ni umutoza ukwiriye kongera amasezerano, ariko nyuma y'imikino 6 nyuma yo kugenda yitwara uko bidashimishije abafana ba Manchester United, bati agomba kwirukanwa. So Fred, nawe ugendeye kuri icyo kibazo, nagira ngo umbwire koko ukurikije uko shampiyona imeze n'aho imikino ikiri nuko Manchester iri kwitwara, koko ni umutoza ukwiye gusezererwa kuri ubu ngubu aho bigeze, cyane ko yari yahawe icyizere mu gihe gitoya gitambutse. Akoze gusa kuri Ten Hag, nshingiye kuri iyi season nk'uko yari ubimbajije, ntago bishoboka ko nagendera ku musaruro w'imikino 5-6 y'umutoza ngo mpite mvuga ati agomba guhita yirukanwa ako kanya, bitewe nyine nuko season iracyari nshya, imikino 6 season iracyari mbisi. Probably byaterwa n'intego ahubwo iyo kipe ifite nicyo bashingiraho bamwirukana. Ese bafite intego zo gutwara igikombe? Amakipe amaze kubasigaho amanota 8 se. Well, ibyo birumvikana, ariko se Manchester United intego ni ugutwara igikombe, ari ukuza top 4 ntari yarenga byashoboka. Mu marushanwa yose bari gukina, ndakeka FA Community FA Carabao ya Europa League nubwo banganyije, birashoboka cyane ko bagaruka. Abacyafite abakinnyi bashya, projet nshya, ni bon. Ariko nanone ku rundi ruhande nshobora kugaruka none nkavuga ati ntamwirukana, bishingiye ku gihe hamaze, umusaruro w'umutoza ku giti cye n'igihe hamaze cyose, nshingiye nanone kubigaragarira mu kibuga. Ese nicyo ari kwerekana? Ni umutoza wagiye agaruka ku bintu byinshi, avuga ati abakinnyi yagize abagura, n'abafana ba Manchester United bakavuga ati ko ufite abakinnyi beza ukaba ntacyo bakoresha. Ibyo nkamugarukira nkavuga ati well, eka tubanze tumuhe igihe agira ibyo atwereka. Akenshi abakinnyi yagiye ataka so bagiye bamuha ba Kenny, uyu musore wo muri Barcelona wo hagati mu kibuga De Jong, bikarangira n'undijemo abantu nka ba Eriksen baje nka backup. Ariko aho noneho bamuzaniye abe sasa ashaka nk'uwo Onana umuzamu ukina umupira ku kirenge mwiza, abadefenseri nka ba Mazirawe ba Delight binjiyemo, n'abakinnyi tuzi ubushobozi bwo kuba bakina basohora baro muri defense. Ariko se ni ibiki bari gukina? Ibyo bintu nyine koko bashoboye nibyo bari gukina, ugasanga wapi n'ubundi. United irakina umupira wihuta uca mu mpande, uca hagati mu kibuga wapi, ugasanga ku ruhande rumwe ndahandi hariya nyine namwirukana nahamugumisha, biravanganye. So Denis, Fred aravuga ngo ni umukino bakina wa ndahandi hariya nje hano, uvuye hariya nje inyuma yawe, ariko ni ibintu ushobora kuba bidafite sense. Ngira ngo mu mukino mu mpamvu zikomeye umutoza yaraguze Onana nk'umuzamu, azi gukinisha amaguru, kandi abakinnyi abakipe abanyezamu bazi gukinisha amaguru kenshi bazwiho kuba batangiza balo kugira ngo ekipe ikine. So ndagira ngo tugeranyeze imikinire ya Ten Hag yari asanzwe azwiho gukina muri Ajax n'andi makipe yaciyemo, n'imikinire ya Manchester yari isanzwe izwiho gukina. Nibyo byananiwe guhura. Ni umutoza uri gukina umukino udashamaje ku buryo wenda yaravuze ngo haracyari kare. Ese biracyari kare? Ari kwerekana byo uri imikinire myiza irimo improvinga, cyangwa byanze guhura imikinire ya Manchester United n'imikinire ya Ten Hag?
ibintu by'imikinire ntabwo ndi buze kubyinjiramo cyane, ntabwo ndakora assessment yabyo wenda ngo menye ngo itandukaniro riri hagati y'imikinire ya Erik ten Hag muri Ajax ndetse n'imikinire ya muri Manchester United. Gusa igihari cyo ni kimwe, Ajax Amsterdam ikipe yo mu Buholandi, Manchester United nk'ikipe yo mu Bwongereza muri English Premier League, ubwabyo ni shampiyona ebyiri zitandukanye. Ingufu bisaba imikinire waba ukiniye ariyo yose ntabwo ari kimwe n'ingufu bisaba muri shampiyona y'Abaholandi. Twajya kuba muhangana opponents, abo muhangana biratandukanye n'abo yahanganaga nabo muri Ajax Amsterdam. Kandi ibyo by'imikinire ibyo ari byo byose, niba umutoza amaze hafi imyaka, uyu mwaka ni uwa gatatu, yakaba yarasotinze out icyo kibazo, either yari implementinze filozofi ye muri Manchester United bikaba byaragiye ku murongo, cyangwa se nanone yaragerageje kwiyintegra mu mikinire ya ekipe na filozofi yayo kugira ngo bitange umusaruro. Kandi ibyo byose by'imikino nubwo mubivuga, yagerageje kugura abakinnyi be asanzwe azi, ubwo ndavuga ba Anthony, ndavuga ba Hojland n'abandi benshi yagiye agura bajyanye n'imikinire ye, kandi we avuga ko azi iyi ekipe yagiye imuhaye amahirwe. Bivuze iki rero? Bivuze ngo kuri Manchester United nubwo Fred numvisha atafashe umwanzuro hagati yo kumwirukana no kutamwirukana, akagenda atanga impamvu zatuma mwirukana n'izatuma atamwirukana, ariko kuri jye mbona yakirukanwa bitewe n'uko bibaho cyane ko ekipe inanira umutoza mu gihe runaka na situation runaka, akaba yivamo akajya mu yindi akaba successful, ndetse uwo umutoza wundi akaba yaza muri ekipe akaba successful. Mourinho yajyaga yirukanwa muri Chelsea byamunaniye, kandi wenda yari amaze igihe ari successful, akazongera bakamugarura akaba successful kandi yari yaramunaniye. Bivuze iki rero? Hari igihe umutoza ekipe yamaze kumunanira bijyanye noneho n'ahantu situation bikaba byagorana ko ayigarura, kuko Man United nubwo ari imikino 6 bigeze ahakomeye. Urareba mu kibuga uburyo ekipe ikina ukabona nta cyizere ekipe yifitiye, iratsinda ntibe yakishyura igitego na kimwe, yarushwa ikarushwa koko 100%. Ababonye umukino wa Tottenham twarabibonye, yanatsinda igitego kwishyurwa bikoroha. Ibyo ni ikimenyetso kigaragaza mentalite mu bakinnyi idahagaze neza. Navuga ko jewe kuri jye nibyo navuga muri make, ibindi tuzagenda tubisesengura wenda bijyanye n'umwanzuro ekipe nayo izagenda ifata mu bihe biri imbere. So uragira uti bizaterwa, ibindi bizagenda bizayima bitewe n'umwanzuro ekipe izagenda ifata. So mbere yuko nsubira kuri Fred, ndagira ngo uhite unsubiza ikibazo nimba ari iki, ndagira ngo ubanze uze guhita utubwira shampiyona ijya gutangira ni iki expecting kuri Man ugendeye no kuri transfer bakoze n'umutoza uburyo bamwongeye amasezerano bagendeye kuri assessment yo kuba batwaye igikombe, ko yaragerageje bitewe n'imvune yagiye ahura nazo, then uhita ubihuza n'uko bimeze. Ariko mbere yaho Deni mu masegonda nkangahe nka 15 hari impamvu imwe yonyine ushobora gushingiraho mwene abayobozi muri Manchester bashobora gushingiraho bakavuga ngo umutoza reka twongere tumuhe igihe byibura arangize faze? Hari impamvu n'imwe hari ushobora gutuma Ten Hag ashobora kuguma muri Manchester, cyane ko bivugwa ko iki kimwe adashobora kukirenza mu masegonda nka 15-20? Impamvu rero ishobora gutuma Ten Hag wenda yongera igihe cyangwa aguma muri Man iyi sezo, impamvu yaba imwe yonyine ko hakiri kare, ariko izindi zose zarafeirinze. Yego, kugeza ubu nta cyizere gihari, kereka bibaye bya bindi bya football, kuko football iratungurana ukabona ari yuburuye. Ariko kubona match ku yindi yaba muri Europa, twaramuvuze dutereka tumujudging kuri FC20 turebe, iramunaniye. Ajya kuri Tottenham ariko ari mu rugo n'ubundi reka turebe.
imukubise imurusha ibitego 3-0. Ikipe yageze ku rwego kubita 3-0 nka Tottenham udashobora gutsinda n'igitego na kimwe. Mu by'ukuri birashoboka ko n'abakinnyi bashobora kuba baragivinze up. Hakeneye rero umutoza ushobora kuza akarifreshinga squad kandi mushyashya. Abakinnyi bagasaba nk'abarimo kwirebera mu ndorerwamo nshyashya, wenda mentalite yabo igahinduka. Ten Hag nawe akajya ahandi. Si umutoza mubi, ariko hari igihe ugera ahantu bikakunanira atari ukuri mubi. Uravugira uti si umutoza mubi, ubwo Fred ahita akomezaho n'ikibazo, ni umutoza mubi, filozofi yaranze, nabyo nivuga ngo expectations za mbere ya saison no kugeza ubu ngubu byagenze bite ugereranyije n'ubu ngubu aho bigeze ubu? Gusa nk'isumbaza bibiri, ariko nkomeje nko ku cyambere yarambajije umbwira ati ese hari icyo expectingaga mbere y'iyi saison, kambijyanishe n'ibyo turi kubona muri reality. Kuki abantu bayoboye Manchester United njyane nako na reaction yabo nyine, kuki batari guhita bavuga cyane basohoka? Twabonye nk'umuntu witwa Todd Boyle bitagenda neza nawe tukabimubona mu maso, tukabona reactinga bikanandikwa bikanavuga ati birashoboka ko yahita atandukana n'uyu mutoza. Kuki muri Manchester United turi kubona abayobozi bikamasa bavuga ati ntabwo twamurekura? Why? N'umukobwa akavuga ati nabo barabizi neza, ni ibi ngibi twe expectinga. Ndabijyana n'urugero ruvuga ruti ni nko kubona hari company ikora amasuku, abakozi bari basanzwe bamenyereye gutorosha bakoresheje intoki gutyo bisanzwe, and then igihe kikazagera hakabaho amavugururwa muri company, bakazanamo technology iri advanced, bagatangira gukoresha wenda ibyuma bikora isuku. Ntabwo icyo gihe bahita bavuga ati uyu mukozi runaka turahita tumwirukana kuko ngo ntabwo azi kubikoresha. Bagomba no kubanza kumuha igihe cyo kumuhugura, akabanza kwiga gukoresha iyo mashini, akabona kujyana noneho na company n'umujyi wayo n'abandi bakozi bashya wenda babimenyereye bajemo, ariko n'uwo ngo bakamuha igihe cyo kwiga gukomezanya nabo, ko ntabwo yatujije umusaruro uvuga ati wowe ntabwo uzi akazi kandi ibyo bintu atazi kubikoresha. Same kuri Ten Hag. Manchester United yo mu myaka 20 ishize ubu ndayibona na Manchester United itandukanye n'uyu mwaka mu bijyanye na management, by'umwihariko mu kibuga nk'uko Dennis yagiye abigarukaho kenshi cyane, agaruka kuri Sir Jim Ratcliffe na board nshya yagiye ashyira muri Manchester United. Rero ni ibyo ngibyo bituma ngaruka none nkavuga ati namwirukana agendeye ku musaruro w'umutoza pe, ariko dushingiye ku kiri kubakwa Manchester United kimaze amezi atarenze 5 gishya gihari, ntabwo nanone nahita mbigira mvuga ngo uyu mutoza akwiye kugenda, kuko ntabwo nabonye ikipe progress ifitemo abakinnyi 5 bashyashya. Biragoye, ariko nanone nkongera nkasigamo ka kantu ka suspense, mvuga nti gutsindwa nta kipe idatsindwa nta kipe itabaho ku isi idatsindwa, ariko hari ukuntu ikipe itsindwa ukavuga ati nubwo batsinzwe byibura twari twatangiye kubona ibimenyetso by'uko ari igishoboka. Yatsinzwe yubaka, yatsinze ari gupossessinga Manchester United, noneho tugiye kwibona nk'ikipe possessing. Yatsinzwe tubona hari ama quick count impande ze, ibyo ashaka kubaka ari icyo tubonamo gito, ariko ugasanga uriya mujama bakinnye ashobora kugera habi kurusha Chelsea nibareba probably birashoboka. Chelsea ntabwo yigeze itsindwa hafi match enye zikurikiranye, ariko Man yitangiye itsindwa match enye. Wanareba n'imikinire yayo ukabona icyizere kirabuze, urumva ukaba izi ntindu utsinda igitego. Aho ngaho ngarukira yibaza ikibazo kuki banyirayo baje bavuga ko baje guhindura Manchester United, uretse no kuba baje kuyishoramo imari baranayifana, bayifuriza ikiza, kuki batari guhita bakora response yose ngo bamwirukane? Nyine nge ndi kwibaza inyuma y'amarido kuki, ko nabo bashobora kuba bazi ukuri ko ibi nkuko benshi bajya babigaruka ati biri muri Manchester United birenze umutoza. Ese koko nyine bo ntibaba bazi ukuri, bakaba bari kuvuga ati dushingiye kuko abakinnyi ni bashya ntibaramenyerana, abenshi binjiyemo na sezisa nk'itangiye nka Bawugarife binjiramo neza bahita bicara kuri bench bigoranye. Hano kuno namba mbona nubwo ntizera muri ibi bintu wagira ngo Ten Hag na Manchester United harimo ikibazo cy'umwaka, kwa kundi ushobora kubona umugabo wabyaye n'umugore wabyaye bafite abana bombi bagakora mariage bo hagati, bashaka nabo kubyara hagati yabo bikabananira, nyine bidakunda United na Ten Hag umusaruro bitakunda, bimeze nk'ikintu kizira nyine bitakunda ko byakunda ko ari icyo bavamo. Kandi ku ruhande rumwe Ten Hag ari mwiza na United wenda ku rundi ruhande yabaye nziza, kazamo n'akantu kumwa ku gake sinzi, ariko nuko uravuga uti ushaka kuba hazamo n'ikintu kimwe gusa. Tugana ku musozo rutwanzura, ndagira ngo utwereke ahantu hamwe bipfira muri Manchester.
ufate uruhande uvuge ngo mu gihe Manchester umutoza bamwirukana byagenda gutya. Ndagira ngo uduhereze nawe twite tugana ku musozo mbone kudusoreza. Nawe uravuga ati bipfira hano hanyuma noneho igihe Ten Hag yahaguma hakosorwa iki kugira ngo Manchester byibara improving mwenda nitegera ku rwego rurerite nk'andi ma equipe ariko improving abafana babone ko hari ikizere. Birapfira hehe Ten Hag igihe yagenda ahita hakorwa iki kugira ngo Manchester itange direct solution muri ako kanya. Hanyuma wowe birapfira hehe noneho igihe Ten Hag hagumye Manchester hakorwa iki kugira ngo improving. Duhere kuri nigeze kubibabwiraho kare isezi ishize Manchester United yagize performance mbi ishoboka yabayeho mu myaka yose Manchester United yagize, guza ku mwanya wa 8 amanota hafi 50 nta manota make ya Manchester United yaba yaragizeho, intsinzwi nyinshi yaba yaragizeho. Hakozwe review icyamubakinze up zari impamvu ebyiri zonyine zatumye Ten Hag aguma muri Manchester United. Cyari igikombe cya FA Cup yari amaze gutwara cyakarifiyaga equipe muri Europa League. Indi mpamvu yari projet nshyashya yatangiranaga na administration nshyashya ya muze Sir Jim Ratcliffe na Danny Ashworth. Nizo mpamvu ebyiri muri make zamubakinze up. Bivuze iki? Nubundi yari uwo kwirukana babatereka tumuhise zitaha turebe. Kugeza ubu rero Man United situation irimo imeze nka ya nyubako yangiritse bisaba kuyisenya yose. Kuyisenya yose mvuga ni ukwirukana Ten Hag bakaza n'undi utangira ibintu bishya, kuko bigaragara ko nibyo navuze kare, bigaragara ko n'abakinnyi ubwabo muri mentalite yabo isa nk'iyangiritse. Bakenera kwibona mu ndorerwamo nshyashya bakabona ibintu bishya bashaka gukora, kuko ibyo barimo gukora ntibiri gukora, ibyo barimo gukoresha imikinire yabo ntiri gukora muri make, sibyo? Navuga ko rero nta kintu gihari cyakorwa na Manchester United cyangwa se na komite executive ya Manchester United kugira ngo equipe igaruke. Ten Hag kuri je ni yakirukanwa hagashakwa yirukanwe yego hazanwe umutoza mushyashya akomereze kubihari, kuko bigihari no gukoresha equipe ihari. Ntituri muri Amerika twene ngaragurirwa abakinnyi bashyashya. Hanyuma uwo mutoza mu kwa mbere haratangira transfer window, bamwongereremo basudire aho bidasudiriye. Bashobora kugura abakinnyi 2 cyangwa 1 bijyanye n'amafaranga hari financial situation uburyo imeze muri Manchester United. Financial situation izo zitandukanye mu equipe backing up muri ubwo buryo wo ku backing up umutoza nta kindi nta bakinnyi. Ndumva ba Jason Wilcox, ba sports director, ba technical director, ba Danny Ashworth nicyo bashinzwe kwa assessing irayifite. Aho kugeza ubu ngo Man U isa nk'iyagiye ifixamo gake bijyanye n'ubushobozi bwari buhari ndetse n'abakinnyi bari bahari, ariko kugeza ubu gatatu irimo gukinwaho na Diogo Dalo usanzwe akina right back, asanzwe akina kuri kabiri, uwo bita Luxury mu mvune nawe ntago twizeye agarutse fitness ye imeze gute. Muri defense ho haradoze buriya. Njye nemera ko Man United ifite defense nziza, ahubwo ari cyagihe equipe ibiri mu bihe bibi. Kuri attack naho nta mwata kubizisa uri ku isoko usibye ku improving abahari. Urumva ntago uri bugene ngo kure Haaland muri Man City. Urumva no kuvuga igihari no ku improving abahari. Equipe niwe buriya hari ukuntu equipe yo y'improvinze yose hamwe, hari ukuntu n'abakinnyi bamwe na bamwe bagenda b'improving. Ndumva rero igihari cyakorwa no kwirukana umutoza akaswa n'umutoza mushyashya mu kwezi ka mbere bakaba bamu backing up cyane cyane ku ruhande rw'ibumoso. Ahasigaye Manchester United no ku ruhande rw'iburyo wenda babonye aho bashyira Anthony, sinzi niba ari n'equipe ya kemera kumutira bakaza no mundi wunganira nde uramupeti Amadou Diallo. Sonya Fred ikibazo urakibuka? Okay. Byose Denis akonjeho true nibyo, uruhande rumwe ndemeranya nawe urundi sinemeranya nawe ku mwanzuro witwa bavuga ati Ten Hag bamurekure,
nk'uko nabikomojeho kare ubu Ten Hag agenda mubara nk'ufite umwaka we wa mbere mu ikipe ya Manchester United wa mbere nshingiye ku kintu cya project nshya kuko ndisiri ko aba bakinnyi bashya bose binjiyemo mpereye kuri Zirkize ba Mazraoui ba Delite nubwo hari abo bagiye bagirana umubano mu makipe atandukanye nka Ajax ariko ndishobora ko atari wijana ku ijana wabigizemo uruhare ngo baze uko nanze gutinda uko nanga gutinda uko twakabaye tujya impaka bitewe nuko nubwo hari abakinnyi bashyashya ari nabo bari basangamo hari muri mani harimo abakinnyi bamazemo hafi imyaka 5 abo rero bari bamazemo iyo myaka 5 hari impamvu navuze hari impamvu navuze ngo United ukuntu ndi kuyibara bitandukanye nuko nayibonaga mu myaka 20 ishize ubu nyine ni gishya ni ikintu gishya kiri gutangira kubakwa noneho muri icyo gishya hari n'ababigendeyemo batari bashoboye Wan-Bissaka yabigendeyemo hari abo hagati mu kibuga babigendeyemo benshi baravuga ati mwebwe ntibimugende muri staff ya Ten Hag hari abagiye hari n'abinjiye ba Van Nistelrooy baburetse nsoza urumva abo bashya bose nkuko bagiye binjiramo nkuko tubizi ikipe gukomera kwayo na automatism urabizi ikintu cyo kuvuga ngo kumenyerana kwa equipe ikipe imenyeranyira kwicira kurangiza iyo igeze 11 kuri rero kuri Ten Hag ndi kuvuga ati na amezi 3 nangahe agize iyo swad nta na rimwe yari yagirirwa amahirwe n'ubu bitangiye kubaka iyo project turi kumvamo imvune z'uwo mugabo wari uvuze kuri gatatu Luke yagiriwe reka no kuvuga ngo yagiriwe ibyahise byo mbireke ntangire kuri iyi sezo na wa mwataka yakaba yagenderaho ntawe uhari Hojland aravunitse ejo ntagarari aravunitse ugasanga ntagaragira byibura chance zo kwarinya ikipe imwe Zirkize ni zarahari kandi nyine in case ya Haguma hakurwa iki kugira ngo manje in case ya Haguma ni ukuvuga ati waya kwibuka none ngo babitubwire in case ya Haguma iki kugira ngo Manchester izamura urwego kuko n'ubundi mbona kwaguma byo ni lazima we nagirirwa umugisha wo kubona abakinnyi be bose bahari ni progress gake uwo bita Bruno Fernandes abahari na Zirkize ahari na Hojland ahari batangire bamenyeranye ku buryo umuntu yitwa hari ukuntu nk'urugero Liverpool uwo bita Trent yafataga baro akaba bizi ko Salah yamaze kugenda banyine baraziranye abizi ko Sadio Mane hari muvuma ari bukore ku buryo Bruno ari bufate baro azi icyo Zirkize ari buyita kora direct ako kanya bigahita byikura nyine ikipe yamaze kumenyerana nabwo itanga umusaruro ariko no hayitaza tactique nshya abakinnyi ni bashya nta kuntu wambwira ikipe ifite abakinnyi 4 bashya 5 bose babanza mu kibuga yatanga umusaruro utese ubundi ukajya kwishora imbere ya Aston Villa ubaza akabazo kamwe nushaka duhite dusoza mani kuva sezo yatangira wari hari ekipe uzo ibanzamo ntakuka nyine nasaba yagiriwe umugisha wo kubona abakinnyi bose ku buryo ahitamo aba aracyari kugerageza abakinnyi ntaramenya ngiye uko mbibona ntaramenya na ekipe ibanzamo kandi ataragira umugisha wo kubagira ibaza umuntu ushobora gusimbuza defense yose muri match mu central defense aracyari gushaka ugasanga akuyemo Maguire na Martinez ikindi kintu mvuga kinenge muri Manchester United ubundi ibi byose biri kubaka kanya byakaba byarabaye muri pre-season ariko Delite yinjiyemo sezo yatangiye umuntu witwa Garite yinjiyemo sezo yatangiye umuntu witwa Zirkize nawe ndakeka pre-season hariyo bagiranye sa ubwo kandi ibyo bintu byose bigeragerezwa ni bande bagerageje Delite rero ntiyari irimo abakinnyi benshi burana pre-season amakipe menshi yakoresheje abakinnyi batari barahamagaye mu makipe y'ibihugu mubizi simbe ariko bari basanzwe bamenyeranye reka turi kugeranya n'aya makipe mbwira amakipe turi kugeranya ya Manchester n'aya makipe turi kugeranya nayo nyine nayo ndi kukubwira harimo hari abakinnyi bataboneka Garite se yarari njye ndi kuvuga abaguzwe Zirkize yinjiyemo ryari sinjiyemo sezo igiye gutangira neza direct Ugarite yaje kuri abaguzwe ntago baba ari bo baje gufonda equipe ntago ari bo baje noneho rero aho niho mpita ngarukira United nkavuga ati kuko abo bakinnyi bakagendeweho nabaguzwe n'ubundi none kuri kabiri ndi ruhakina kuri kabiri harakina Mazraoui none yajemo ryari siwe ngende rwose ugomba kugenderwaho aza ryari oya mbwira handi muri defense
hari Maguire, hari Delight, hari Delight yinjiyemo Martinez. zabanzamo ubu ngubu. Ntabwo yabanzamo ko ntabwo turabona match abanzamo ngo ayirangize. Noneho test zo kureba match zakozwe ryari? Aha, yego, ariko izo match yazikoze ryari? Muri competition. Muri competition niho ibyo bintu byose byabereye. Kumwintroduiza mu kibuga. So aba bana akaba banaze mu bishanga rero. Precision izo arizo zose izo nizo zibamo ayo makosa nyine wa mwaka undi kuvuga wa Ten Hag n'uware niyoro wakaje wajemo mbere y'abandi agakureba Precision yaravunitse n'abajemo nka backup. Ten Hag yagize umwaka nabwo muri defense nukore niyo yaje afite imvune ariko nabo nemera ko abakinnyi muri defense reka nkubaza akabazo kamwe wemera ko nimvuga igikoreshwa nta kipe y'igihugu yapfa gutsinda club niyo bafata iyo Nigeria byagura ko yatsinda APR. Uzi impamvu ibyo bintu bajya bibivuga nuko nyine abo bantu bo mu ikipe y'igihugu ntabwo baba bamenyeranye nta automa uko mwamuri beza kose murenze amazina arenze mutaramenyerana ngo umenye ngo uyu aragenda ukumusunikire baruko. So Ten Hag ahabwa umwanya. Ten Hag ikiri gutuma na ba nyiri ikipe bamureka nuko babizi ko akenewe time. Noneho ikibazo cye ahantu ari kuapurikira ibyo bintu ni muri turunwa ni muri competition niho ari guhita babizira na mani kabisa. So ni Manchester ibuze kwihangana. Of course icyo bakora cyose nabo barabizi ko bagomba kumuha time kandi iyo time ahantu biri gupfira nuko bari kwimuhera muri competition. Hanyuma Deni ntago bishoboka ko n'umutoza wundi waza uretse gato ntago bishoboka ko n'umutoza wundi waza nawe azakenera iyo time yo kugira ngo amenyane na equipe nawe bigasubira inyuma ngo yaratangiye kwemera. Reka musubize icyo kibazo buriya nibyo nahoze mbabwira kare ntuzafate nka proje ya Manchester ngo igeranye na Everton cyangwa ufate proje ya Real igeranye na Etincelle ni ibintu bibiri bitandukanye. Proje nanone ijyana na ekipe n'ubuhangange bwayo. Ntabwo uzafata Manchester United ya Liverpool cyangwa Arsenal uyubake proje uyimanura mu myanya ya 15 ejo dushobora kwikanga ari muri relegation zone. Ryaba ari iki ryaba ari ibara bivuze iki uko proje yubakwa uko imikino igenda izamuka iyo uri umuntu ushoboye proje tugenda tubona improvement. Uzi impamvu iyi saha uwo bita Arteta ikipe ikimubaking up sezo nubwo buri igikombe sezo zigenda zisimburana hagaragara improvement. Niyo batamurushije ibitego bamurushije amanota 2 sibyo no kuvuga ngo byibuze ubu yakabaye yubaka proje ariko agerageza ku maintaininga proje yubatswe cyangwa se irimo kubakwa sibyo yakabaye mu myubakire yayo buretse mu myubakire yayo yakabaye maintaininga performance nziza yo ku rwego rwa ekipe nka Manchester United. Niyo challenge afite nawe nk'umutoza wa ekipe ikomeye kuko challenge ya Ten Hag afite ntago ya challenge yanje Postecoglou utoza Tottenham sibyo urumva ari impamvu njemo bise mbona indi mpamvu iri gutuma n'abamuyoboye bamwihanganira nigira iti umuntu witwa Ten Hag nabo barabizi ko timing bakoreye isoko atari ya nyayo. Zino incomes zose zinjiyemo z'abakinnyi zagakwiye kuba zarabaye mbere y'ibyumweru 3. Ese Deni wemeranya n'abakinnyi baguzwe? Wemeranya n'abakinnyi baguzwe n'imyanya baguzwe? Ni beza ariko baje mu gihe kibi baraje meza. Turemeranya. Bose hafi ya bose bagiye mu kibuga ariko nibyo nahoze mbabwira nababwiye ko nta ekipe kuva shampiyona yatangira twagiye dukurikira Manchester United nta ekipe yabanjemo ngo match ikurikiye bari yibanzamo. Bigaragara ko abakinnyi batanu sibyo abakinnyi batanu umwe ari mu mvune sibyo umukinnyi wenyine ukina uhoraho n'ubita Mazirawe nawe impamvu akina ikosa ni iryande ntawe ufite ikosa none se ariko se byamaze none se kuba pre-season itarakozwe niyo mpamvu Mazirawe ukina none se afite umuntu bahanganira uriya mwanya
uyashobora kuba atamufite ariko byibura mu gihe nakare hari igihe bari kuvuga ati Bisaka nawe yahaguma wenda byibura bagafatana hari igihe oya Bisaka ntabwo ari yo mpamvu yatumye ntabwo impamvu yatumye Bisaka agenda ntabwo ari gukora umukinnyi mubi ahubwo Bisaka yego ntiyari afite performance iri hejuru byarashobokaga ko yahaguma hakabaho competition ku mwanya we ariko hari ikintu habayemo ikintu cya financial situation urwego rwo kugira ngo haboneke amafaranga ashobora kugura nawe ugarite urumva akishyura reniyoro urumva abo bandi bose ni ukuvuga ngo kuregulariza financial ibipapuro byabo by'amafaranga financial reports byabaye ngombwa ko hagombaga kugira abasohoka urumva bijyanye na performance equipe yari yagize sezibanza urabizi ko uko performance igabanuka niko na income igabanyuka ntabwo ari uko ntabwo ari uko buriya ntibazakubeshye ariko ni ikintu gishya kiri kubaho nawe mubare nk'umutoza mushya noneho umutoza mushya baguriye abakinnyi ni nk'uko reka mubwire nk'ikintu cyamubayeho reba kuno umuhaye amasegonda 20 ngiye kuguha urugero APR yavuyemo ejo muri piramide ntayikuyemo bano bakinnyi bari baraguzwe bari bamaze igihe kingana iki muri APR ba Dawuda na Dawuda undi ninde Dawuda Lamine baje ryari abakinnyi batanze umusaruro kuri ya match ya piramide ninde nande Dawuda n'abanyarwanda bari mu oya nkubaje abanyamahanga baguze na Mamadusi Dawuda na Lamine Ba okay bacidiye bere na Bodibo bimeze bite abo batangiye gukina okay none urakoze cyane none se eka nkubaze baburetse nyine nkubaze ndahita nkubaze none ndi kugishaka kujya nyine anaka ndi gushaka kujya uri kujyana oya urakoze none se baje muri ryari ba Dawuda baje muri APR ryari ba Dawuda baje mu mbere ya Sekafu bacidiye bere na Bodibo baza ryari baje Sekafirimu ese koko iyo Odibo na Diebere iyo bazira igihe kimwe na ba Dawuda ubu ntitwakwiye tubabona mu kibuga byibura umutoza kuko hari icyo ko akunda babone ngo hari ibyo ntarabona hari ibyo kibanenga bagakwiye kuba barazamuye rero nk'uko none se uremera ko buriya na Dawuda iyo yaza mu gihe bacidiye bere baziyemo uzi ko hari igihe nawe n'ubu ngubu yari kuba ataratangira kujya mu kibuga cyangwa hari ibyo tubona bitumunenga Dawuda iyo azira mu gihe kimwe nawe akaza mu gihe buriya ntabwo buri gihe igihe umukinnyi yazi aricyo kidetamininga performance y'umukinnyi so turi muri part 1 ya Erik ten Hag muri Manchester United.